afite ibintu byinshi, afite ubutunzi bwinshi, Mr. HAGUMA. Ko mbona utangiye kwirakaza se kandi mu kanya hari muraseka n'ibiki bimeze bite ngaho mbwira. Bebe, oui, urabizi ikibazo dufitanye kandi nakikubwiye. wakimbwiye. Njye nakubwiye ikibazo mfite, subizi. Ndabizi cyane ariko humura cyakemuka, sibyo kandi urabizi ko ngukunda, we ntubizi. Ndabizi ariko nanjye ndagukunda. Yego. Ariko ubu tuvugana mfite ikibazo cy'inkomerere. Kimeze gute? Kiribaza aho nsigaye njye nsohoka basanga nyiri ibyundi imbere y'umuryango andindiriye. Hahandi gusohoka bisigaye byanansigaye njya mu buriri ndaryama umunsi wose simbashe guteka, nkaba nanakwirirwa ubusa kubera iyo mpamvu. Ariko humura birakunda uyu munsi, sinkwemere ko ngiye kuhakoherereza. Hari umunsi yanyandikiye SMS mu gitondo arambwira ati basi ndakwinginze, ndabona ko yishyura byaranze, reka nkorane sex nawe kugira ngo ubone ukuntu wakwishyura inzu. Warambije cyangwa waramuhaye ahubwo? Waramuhaye se? Shira ibyo bintu nabikora. Okay, kugira byorohere ye kugusigira amafaranga make yafite hano andi ndakohereza umwishyura kugira ngo byorohere, ariko utazibeshya na rimwe, sibyo? Nakira amafaranga ubitse yangaye andi ndaza kuyakohereza. Bitese kandi kumva nuhise uyindi urakara n'ibiki bigenze gute? Ngwino mbwira shambwira humura nta kibazo, ngo ngwino mbwira bimeze bite, mbwira sinakubwiye uko bimeze. Amafaranga yandi ndayaguha mu kanya nta kibazo, ngiye kujya kuyashaka ndahita nyakohereza, sibyo? Ndayaguha humura, urara umwishyuye. Oui, ndakumva cyane. Mbwira ntuzi ko ngukunda, nta kibazo mbwira. Njye mfite ikibazo ariko ntabwo uri kunyumva. Ndacyumva cyane kandi nakubwira uko tubigenza, sibyo? Ntabwo uri kunyumva njyewe kandi urabizi ko mfite ikibazo kandi gikomeye. Uzanezezwa no kumbona mu muhanda? Oya, ntabwo mbishaka nanjye. Basi reka nkwereke kampongere kuranga nari mfite hose n'ibindi ndangana mfite. Sawa kanende tuzasubira. Komari bikigiye no kubona umuntu w'umugabo gusa ari umuntu ufite inda yirirwa agenda giteko. Usituma dufaranga amaye ariko nta kibazo cyangwa n'ibintu. Mia! Adolf y'u Rwanda ameze ute? Kakana njye nkunda kumubera ko uranipa gafite sante. Adolf kandi ikibazo cyawe urindayo utarekura n'amafaranga. Ariko nakura amafaranga nahita amafaranga ni. Sinakubwiye yuko muri muna wanjye Gisele wanjye ugomba kujya umukora hari akajiste wakoze. Adolf ngiye rwose nshaka kiranyisha. Iyo mwambonye. Adolf nari ko ngufasha. Ayitondesha uretse gato yakosha umeze utubundi. Amafaranga agomba nayazanye ngira ngo tuyarye, manayazanye ngira ngo tuyabike. Nge mbanza kuba minoti zashaje nizo zinzanira ibintu by'inyatsi. Amafaranga arasetsa rero Adolf buriya. Akoze. Akosa Adolf. Agenza ni hose, nza ni byeri zingana. Amafaranga Bose muri kariti. Asadoro kamubaza. Ndamagara kaka nkukaza ni hose. Adolf reka mwereke umutima muzima. Sibyo? Akadoro agera ku burara. Ufite amafaranga mwereke ndi. Wasize ni impapuro. Nyine ngo amata n'umweru. Adolf. Uyu munsi si weekend isubizi reka turye show.
ariko umva ndashaka muyinyereke nanjye so ndayitegereza cyane so fata sharinge ibintu sibyo wa batatu ka batatu ushaka kutubwira ducange buje shaka turajya kuzimara utikuye gishwa akajara hinda ako gatekerezo ni wanashaka ngo ducane buje nyine ducane buje nushaka nyine wowe ushyireho buje ubarire kuri buje paka isheze batatu nta kibazo ibiceri wewe murabure bora muri tayari yani ni byana aho bora tayari utugenza niri paki ya buje Adolf ndaguha buje eshatu nizishira utayikura ndaho ufite ikibazo abasaba batatu n'igiki bose ngifata akakana kureba ariko sana banki zanarika amafaranga mwereka oya amafaranga yose ayibura kusina yazanye ngo ari bipupenze ngo dukine na urumvugishirize ibintu bigende neza Adolf kandi nawe uri ingunyingizi oya nawe kugungumiriza iyo umuntu ashaka ibyishimo arashonje ako sinjya batatu ibaza ko nta myaka 100 uzamara wazanye amafaranga ukiye nta myaka 100 uzamara se n'uwo nshyiraho imyaka none sadaro ntabwo uzi ko umuntu agomba kuba uyu munsi oya ibyo barakubeshisha dore igihe cy'urugo mbona twike waretse uyu munsi ndi turasanga muri habirenze oya birangora kubagurira amavuta oya amavuta se izi nkumi zo kugurwa amavuta uko bimeze bikamwereka aho afazari nkana kano kana kuko kano kana ikintu gakundira niyo mfite ikintu mukundira urabona kano kana ese ngishaka ibintu binyambeta kano kana ubona kari supure umva shaka kwijyamira gutya uyu mwana n'uwasono wabene wanyu kuburyo uri mubonera umuntu kandi byatangiye ako se doro nawe kintu mukundira urumva iba mbona kimeze nk'ikintu kinepakiye gabanya uburaya bikoreraho ubuntu oya uba Adolf kandi giye ubu tugenze gute zara amafaranga zana amafaranga tugende mu cyumba gusumba yakongera kudukorana n'ikintu ari kutumarira urabishaka uretse se tubiretse gatoya asezana nkubarire ongera kunkora abundi se gahunda niyo ngiyo Adolf mwana wanjye nose ufite ubukoresho se ufite ubukoresho ubukoresho ubundi twampamitse harayipo kuri 40 hasigaye abayakazi bazitangira ubu ese ni nkawe bite uko abantu rero n'abantu bona ko rwose atari abana bamwe babayishwa mwinyo haretse umuntu akarya bango wangiye kwinyuguriza muri bene wanyu sibyo rata so mbonye meje nazi ko giye ndi umuntu w'umukapa ako nebyiri bura twazikoresha byo sawa oya ntabwo nkunda birabibora ariko ntacyo Adolf ufite amafaranga tugende nyine turangiza feri igihe ntabwo mbashaka ibintu binyerereje ese imva nyine banze nkubwire iki se shara tubanze twumvikanire aho twumvikanira iki nta bintu bya bango hano ntacyo bango se ni ngombwa protection turazifika genda ari kureba nyasha umwana aruzuye reba iyo nzu none se turadufatanyije kandi sorry nawe undi se aba kwashigumbwe ako wigenda umuraba Adolf ufite amafaranga w'umukire kare ukuntu uri kuvurura n'ukuri cyo kunsunika sari hehe nawe undi se Adolf iki se none se iki oya ntabyo kuganira niba nshaka ibitari wowe witonze nyine tuganire wowe none se icara tubanze tubivuganeho tuganire ejo tukuganira Jose binisha Adolf wena nawe nyine banzize se waje ku buriri se bigende biti genda shaka ibyo mu tuje mu buriri ese uragira uhagaze none se aho yawe ikisi iyo ni ihene noneho niturangiza uze ni ihene si biki gusa ntabwo ushobora no kubanza ugategura umuntu ako se ni biki icara nimara kwicara tubiganireho neza sawa ninde ubanza ninde ukurikira Adolf nawe ushaka ibintu binyereje icara nyine
ntabwo ushaka kwicara genda shaka gukora igikorwa cyanze bimeze bite se Meze neza. bari kubanza basinzamuka sibyo nkagira fone Yageze amakara umupira w'ibiti. Bimeze bite se? ntabwo wakwicara ngo utuze Abuze ntuzi iki? nahise ubundi ukunda gutangiza Adolf. Afate kano gaca kari gato njyane nako kagiye hejuru yanjye. Neza Adolf. Eh. Bambwira. Ngagenze ibintu. Wese mwereke. Uyu ngwino hano hejuru. icyaka ari ikintu Wiki? Wicyaka? Cyagaze kije gute kana? Asuye ibintu wabikora we nta nakayira bashina kamumara. Basa amafaranga mbahaye mama bakufite kibaza n'inzoga. Sadoro turikora nese turikuramo mu yacu Kumva kandi ryo muzanye. wowe zana amafaranga umuntu abanza azane nk'agakazi Aho sinyagwaye yose. yose ufite n'ayandi Asa Adolf Ngwino amafaranga. pa. Adolf. Nde we itonde. Ngande, ose bindi bitiko. We wajigoje. Kama kwini. njye mbivuyemo ibintu ntabwo Ikize. Je no kamana gushaka dihe. Ngande. genda yamanitse oya mbabarira ndayamanitse ntabwo Garuka. none Amafaranga bahaye. Ndakumira. ariko njye mbivuyemo Ikize. uri kwimana Ikize. mbivuyemo muri Uzi amafaranga y'igitego. uri gukoresha imbaraga Imbaraga ziki? oya nabivuyemo Tora kumera mu mutwe. Umena nde? Ni mushaka amafaranga yanjye n'igende cyangwa dukore gahunda Gabanya. none si uba wicara Gabanya. ubanza unaganire n'abantu icara nyine ubanza uganire n'abantu Adolf Yes. ushobora gutuza ukabanza ukanyumva Ngambye. niba utabishaka bugiye njye mbivuyemo Ngambye atashaka sukuri. icara hano uko tuganire wagabanyije paraparo bundi Adolf reka nkubaze hano waje kubaga ihene izi ni inka uri kurira uko wiboneye igu kuba watanze amafaranga yawe nta kintu bivuze icya mbere ugomba kubaha abantu usanze hano turi kugendana ngaho mbabarira umbwiza ukuri gufata umuntu ukamukurubana aho kugira ngo yumve feelings ari kubabara Ariko se ndatereta. Genda Menya ukuntu gahunda ndabara. Mukora ikinzanye n'igende. Adolf hano turi inshuti ntabwo kuko ntabwo wabona igiciro aho tugura ntacyo wabona uri kumva unatwubaye ntunadusuzugure ubanza uturebe ngareba nk'uyu mwana umukoze umugize umutuku can you imagine Kureba ukuntu ngize hano. bitekereze gahunda ifashwe n'umwanzuro nguyu Sorry. nabivuge ndi hano reba hano reba njyewe miya ndakubwiye ngo sohoka ugende Iki? sohoka ugende gahunda ni uko imeze bwa batatu ntabwo bigishobotse uzagenda uza niba ari njyewe ubwo ni umunsi wanjye tuwupange niba ari Gisele ubwo ni umunsi we mu bupange niba ari Fafo ubwo ni umunsi we mu bupange kandi ikindi kintu umekinge sure ko ibintu byawe uri gukora bifitemo na discipline uri gushyiramo discipline kuko aba ni abantu ntabwo ari inyamaswa cyokora wakoze kuba utanyineyo ngo unyifatishwe uko wiboneye gukora trade Keza aho ngaho. Wabwije numvishe. Neza amafaranga yanjye. indi wabwejuru ahubwo uri ku bwejuru ujya kundeka ibeshe uranzi ndi imbambari try me mite nkwereka isura njyanye mite nkwicara Get out, please. get out uzagaruke ni nuko bimeze sohoka Mwese mukwigira amarenga. sohoka ntabwo uri kukwinginga Tuvuze induru. ibeshe Tuvuze induru. kubita umugore oya nakubita umugore Tuvuze induru. nkubita bagufunge Umugore se nkubita bagufunge Ndakukura mbe. ibeshe Turakanga ibeshe Inje nyakusaza ibisamba. indari imenye indi hano amakambo. oya ntabwo Neza amafaranga yanjye yinyinisha. uzagaruke cyangwa ubireke hano amafaranga Wumva bizabaje. zana ifoto ngende urimo kubereza amafaranga Mia. iki Ubahisemo kuba gutya. ahubwo wahisemo kubaho gutya wahisemo Kabwire. kwigira ingaruka Hari umuzari ko atari. ahubwo wowe hari umugore uzahura nawe ntasetse njyewe ntabyutse neza ntabyutse nsenga mpite nk'umuntu wawe gabanya ivogonyi mureke Kabwire. ndakwahize manukira umwandiyerera kumenya ibindi bike babwira no bene yuko twakamye ujyanye umva kuntu bimeze kandi nudatuza birabyara gusa umuntu ashobora garuka jana nabaye amafaranga yanjye tangirisha Adolf. ndashaka kureba burike Aha hantu habonera imbwa yiruka. makano ibindi byose tubiyiwe Nyenyeri wabyaye kimwe adoro ikize
ushobora kubura amafaranga ukabura n'ubuzima bakagufungira imagera ni mfunga se nihe polisi urimo kuviyora abantu hano uri kwifata ukabwira abantu uretse simvuga uvuga ahubwo wowe simvuge ngo uvuge kuko uri mu nzu yanjye wowe wabonye polisi ishyigikira amaraya ahubwo wabonye he polisi ishyigikira abagabo b'imbwa bakubita abagore Adoro hari muri isamba muretse ambara inkweto vuba cyageze cyambaye ibirenge kambabwire taha hano uzabagezayo gabanyabwebwe mu nzu yanjye gabanyabwebwe ingegera akazi gusa z'imarayi ubitekerezeho uzagaruke asoni umva cyokora zifasha uretse muri kuzihoza cara neza gira gutya papa wari imbobo wari waraguze umumaro ariko umunsi kimwe baza ngo ari amafaranga mbonye biriya bintu baza ngo ari amafaranga nangahe wayabaze nangahe umva buri wese veni aburetse memuretse parapara gifite amafaranga nari kunyotse nari maciriye nyabo ayageze reba amafaranga the money niyo amafaranga ndi kurugamba bikoraho ufite umururumba mbese uyu nguyu avuga ko afite umururumba tugiye kubara amafaranga tumenye iyo dufite mu nangahe aya ngaya murabona ko si n'amanyarwanda tugiye kuyavunjisha ntabwo namenya ngo nangahe sibyo tugiye kubara amanyarwanda baravugira ngo rimwe we kutavuga vuga ariko rimwe barandabara kabiri okay kabiri gatatu kane gatanu gatandatu karindwi umunani icyenda icumi shyira ku ruhande mudakora nawe rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu karindwi umunani icyenda icumi uretse bitandukanye rimwe kabiri baranawe gatatu kane gatanu woraga mu mafaranga avuga gatanu igira muri ndabona nimugera kuri gatandatu gatandatu karindwi umunani icyenda icumi rimwe kabiri gatatu kane gatanu ubu rero mwe mwitonze buri wese muhaye sita wanjye mwe mwitonze ceceka we wishyura inzu nyanyanya nase wowe ujya ubibera iranzu ni yaso wese ni yaso nako ni yaso ntabwo afite ngombwa ni yaso iyo mpamvu ugiye kuguha menshi uyu munsi ntabwo ndi buguhembe ikipe ikina nayo kabiri gatatu kane rimwe kabiri gatatu kane uba rudapfura ikira nongere gutonama ukuntu utunga wese bigeze bagukoresha bamukoresha se nge wabonye uzi ko kwanze wari ujya gukoresha biyoshe muri kuguha amafaranga shyira amafaranga shyira amafaranga ngo mwe yego mira twumvikane Adolf murazi iyi nzu ni yaso Adolf se we murazi ubu biri uryanye mu rugo iwanyu dusere none si yo mpamvu izi veno zibonye mira ntidushwanishwe oya si yo mpamvu izi veno zibonye jewe veni ubonye ingumi bandiriye uyu nguyu iri karayatwaye yandi nari nguhaye veni komeza wirangare nge makuye ni indwara zise nge mwamaya yanjye fofo we ntabwo gutimbura iyo misatsi nayo ubwo nguhaye veni senti uyu nguyu ntabwo icumi ryawe mbese kibazo ni akajura ka make zana icumi bwacu zana icumi niyo rwose njye nako ni 15 atwaye atwaye 15 shyira nyoko na wowe shyiraho n'umusoro umusoro sorera iyi nzu none suko njye se ubwo numva niya nawe twumvikane ngiye ariko ayiseta nayashyizeho ngayo umfase nkubwire umugoroba uransohoka amafaranga ni menshi ndayiseta nyashyizeho uransohoka none suko washyize uyu nguyu mubwira ngo muhe wese ututone mumaye yewe shana dona ese natwe ushaka kutujyana Haguma afite ibintu byinshi afite ubutunzi bwinshi Haguma